ni zawadi toka kwa Mungu Mesia. Rero muri mutima warambuye kuri Noel Seleta urambwira ngo ese ko Maria yemeye gutwita Yesu afite n'ubukwe, ngo ese ko mwebwe muri mukumwanga ngo ne wakazi ngo kadapfa. Abantu bari guhamagagwa ngo yaye no kuri kw'Imana ngo ibi bintu uzayisuguza bikenesha. Yewe ni mureke mu mutwita na Maria yaremeye kandi akowe yarafite ubukwe. Ngo yaye no kuri ngo ibintu by'umurimo w'Imana ngo ni kando ngo mugende ngo kwa Sadoki ngo niyo. Yewe gwino fatike na Sadoki ngo yaye no kuri ngo tuzomujya Maria semena amen. Isi yose iziririmba ko Maria ari wera. Yesu na Marayika Gaburiyeli nabaza, kandi Marayika Gaburiyeli ntahatandukanye n'ijwi ryo mu mutima. Ijwi riri kubwira ngo wakire Yesu Kristo, umwemerere, mukorane, aza bigenza neza. Nawe ngo tubanga twe kwa araja bigenze neza we, araja bigenze neza, araja bigenze, araja bigenze neza we, araja bigenze neza, araja bigenze neza, araja bigenze, araja bigenze neza. Nabwiye abantu ngo sinzasengera abadayimoni. Amen amen. Sindicara ngo dusenge Imana ngo turinde abadayimoni. Oya, amarido yiwanje niyo haye service yo gusengera abadayimoni. Narabwiye ngo mwamarido mwe abadayimoni binjira mbaca ngabatwika ngagura yandi. Hallelujah. Turarinzwe turi ku mugongo w'Imana. Amen amen. Amarito kwa kunda kayagaza kubita gutya abari muri operation turi kwase. Ikombe TV. Wood Lake Motor ikuzana imodoka z'icyitegererezo wowe ndetse n'abawe waba wifuza kugendera mu modoka y'inzozi zawe. Gana Wood Lake Motor bagufitiye imodoka nziza zikomeye kandi ku giciro gihendutse. Bakugezaho imodoka aho waba uri hose mu gihe icyo ari cyo cyose ndetse n'abawe. Wood Lake Motor uramutse udukeneye wadusanga kuri nomero zikurikira cyangwa se ukatwandikira ubutumwa bugufi. Wood Lake Motor, ejo heza hazaza. Hallelujah. Reka dusome mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3. Turasoma umurongo wawo wa mbere. Twanasomye na mu gitondo. Data muzima aje kudufasha. Igitabo cy'Abagalatiya umurongo wawo igice cya 3 umurongo wa mbere. Soma umurongo wa mbere honyine bitumara tuje kuganira. Igice cya 3 umurongo wa mbere honyine haravuga ngo yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, yego, ninde wabarose? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Amen. Subiramo kandi. Yemwe Bagalatiya b'abapfapfa, yego, ninde wabarose? Mweretswe Yesu Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Kristo nk'ubambwe ku musaraba mu maso yanyu. Amen. Amen. Hallelujah. Noneho ko numva igiswahili gihakiza ari ngiye gushinga mu giswahili kandi ndaretse kubera yuko uyu muntu yanezerewe. Umuntu azagira ngo abe nk'uwambika umunezero. Iyi ni ishusho twahawe kuganira hejuru ya Yesu Kristo. Amen. None turaganira ku
kantu kabaza ngo ese weretswe Yesu Kristo abambwe mu maso yawe? Aho kuvuga ngo Abagalatiya ninde wabaroze, ndashaka kugira ngo tuganire niba wareretswe Yesu Kristo abambwe umusaraba mu maso yawe. Semena amen. Ashima Imana by'ukuri kuba ndi hano, byari umutima wanje, ari n'abantu benshi twagiye tuganira ko mu kwezi kwa mbere zaba ndi hano. Ibi biza kuba imbarutso, nababwiye ko ntinza ahangaha nzasubirayo ku itariki nk'imwe cyangwa cyumweru cya nyuma cy'uku kwezi kizaba kuri 29, kuri 30 mfite ikibari kizaba kirangiye subire mu rugo, ariko ndi muri Uganda. Tekeza ko mu kindi cyumweru tuzaba turi na Kivale n'Imbarara tukubona ko tutahe. Semena amen. Icyo nakeneye kugira ngo tuganire, turaganira tubazanya Yesu Kristo. Mu gitondo twavuze kuko ni mutawala, ni trufu, ni kamara, niwe byose ubuzima bwacu. Buriya twanavuze ko turi abashitsi mu jagakiza, bija bituma tutinjira indani ngo tuba batunzi b'ibya Yesu. None bya Yesu tubifata nko muri weekend, just abantu batashe bakaza kugaruka, bakaja mu mirimo, bakagaruka muri weekend bakicara. Inayo mpamvu urimo guteramwo nkama critique menshi, bamwe ngo igisirimba, abandi ngo iki, ari korara ari igisirimba. Abantu bagomba kuza babibona byose, kandi twamara tukabiha umwanya munini, twarangiza bikatubyariramo. Hallelujah. Paulo yandikira Abagalatiya, twavuze ko mu gitondo urugenzi rwa mbere rwa Paulo yagiye mu gihugu cy'Igalatiya, ariko aza kumenya amakuru yuko banabuse bakava mu by'Imana, uko yari yabigishije Yesu Kristo. Nyuma yaho aza kuza abandi Abayahudi bababwira kuko Kristo atemewe, aza kubandikira no rwandiko asa nk'umuntu bacyaha cyangwa asa nk'umuntu wabagaye, avuga ngo yeme mwaba Galatiya, ninde wabaroze? Yo terime cyane tuba tuyikoresha. Umuntu wamweretse ikintu cyiza cy'agaciro yarangiza akakivaho. Uzanumva iyo bavuga ngo runaka kandi ngo yanzu yayigurishije cyangwa ya modoka yayigurishije ngo yararozwe. Ni muri yo sanse, ni muri rwo rwego yashatse gukoresha ngo yararozwe, ngo mureke. Ntibazi uwo muroze, ariko ni terime bakoresha ku muntu waretse ikintu cyari ngombwa gikenewe. Semena amen. Paulo nawe yabwishije Abagalatiya, ababwira Yesu Kristo. Abantu benshi barizera, bava mu mihango y'idini, bumva ubuzima bwiwe, baramubona, barahimbaza, bavuga gukomera kwe. Yesu akorera muri bo, Yesu avugana nabo, baramubona. Ibimuga byari rusitira birakira, birasimbagurika. Ikimuga bari barakojeje ku rubuga rwa famiye, bakagira urubuga contribution, bakigurira imbago, abandi amagare. Yesu Paulo avuga Yesu, ba bantu barakira, imiryango irishima, baramubona. Ariko amakuru yaje kwakira nuko kamere yabo yabavukije ikabakura mu bwiza bw'Imana. Imana tubabarire. Hallelujah. Nico yashatse ngo baganirize, ariko kandi yashatse kubaganiriza akenera kugira ngo bagaruka muri Yesu Kristo. Ku bice cya 5 yaravuze ngo bana bato ndamukwa, kandi niko kuvuga ngo
mwabana bato nubwo mwananiwe mukava muri Yesu Kristo, nongeye kandi gutakaza umwanya wanje nahagombye kugira ibyo nakora, ariko kandi nongeye kuramukwa ndababyaye kandi kuzageza igihe Kristo azaremera muri mwebwe. Semene haleluya. Intego nyamukuru cyangwa ikintu Paulo bamutubwiyeho yashatse kugira ngo agaragaze, yabaye umunyabwenge, yabaye umuhanga. Ibi bintu by'Imana ndi mu gusa ikibazo maze gukura, maze gusaza, maze gusaza nijuza byumvamwo. Iyo naje gufatwa namara nkamenya nari kuzagira umusaruro munini. Semena haleluya. Ubwiza bw'ibintu za Yesu ukuntu mbaye mjumva ubu, nanone hari inzitizi nyinshi kugira ngo umuntu abigaragaze nk'uko byakabaye. Tugira Imana yacu guke zambi basetsamwo hano kuva kenshi. Nashatse kuja kwiga theology ariko niga forode, kandi muraza kwintu za forode byose ntibiza bigira amayisha. Nashatse kuja kwiga buriya nize igihe cya mbere nize imyaka 2 ariko niga forode, namenyeho gakeya nsubiramo imyaka 3 ndabimenya. Ariko nanone abo baye basponsa ntibashiremo imbaraga ngo se wangagiye kuja kwiga computer niko bazavuga. Cyo gihe cya mbere nari nsanga umuntu ugiye mu gisirikare batabishaka. Ndanibuka hari umuntu umwe muri famille wigeze kubumbwira ngo reka mparurira abapasiteri bo mu muryango iwacu. Aba bombi bashizemo, ashiramo n'abandi bari ruguru, ngo amara aravangwa na muzehede ni kuri ngo azamera nk'umupasiteri, kandi ngo atari umupasiteri uyu nawe ngo azamera nka sitanda. Ngo birangize niga nari mbivugiye hejuru y'ukuntu nashagura ngo niga ibintu by'Imana, ariko nanone ikagenda bigira ibiheka. Tugire data kandi sije ine abina Bishop François yarabivuze kuko hari izo shida yahuye nazo. Semene haleluya. No nari mbabwiye ngo Yesu arasabwa ko hari abantu bagomba kwitanga mu buzima bwabo badakurikije indi nyungu nimwe, bakeneye kugira ngo Kristo yamamare mu buzima bw'abantu. Kristo namara kugera mu bantu nibashake bazabure n'umwenda wo kwambara. Ariko ikibazo dufite muri kino gihe cya none, tubona amatorero yacu ubu ngubu ufite ifaranga niwe munyamwuka. Wohaguruka banga uyu muvuga butumwa uzamwishurira asubireyo wo gusengera abantu uzanga bikuma kubera kuko batanze ifaranga. Ariko ikintu nyamukuru Kristo amaze gutangazwa, buriya umuntu arashaka Kristo kugira ngo abeho. Itoroshi irashaka amabuye kugira ngo yake, imodoka irashaka karibira kugira ngo igende. Ni nako umuntu ashaka Kristo kugira ngo abe umuntu. Umuntu ahatari Kristo ntahari, arasa nkawe, ariko kandi siwe. Impamvu atari we nuko tugenda duhura n'ibintu abantu batokora bikatugeraho, bariko abantu mbavuyeho. Bya ni pastor yavuze ngo kubera kutizera abantu badafite Kristo bameze nk'umupanga bazabatemana, bameze nk'igikweto cyandara umunyu. Biyandara umunyu si igikweto, nk'ishida wambara ndara umunyu uba witego koko utemwe ibisi byose ukagenda, ariko nanone uratemwa ibiti byose n'amani inzara ziracika. Wangu umuntu udafite Yesu Kristo ni shoke ku wundi muntu, si ibyishimo mu wundi muryango, si ibyishimo mu gihugu, si ibyishimo mu itorero. Rero nashatse kugira ngo tubazanye ngo se
weretswe Yesu Kristo ku musaraba, weretswe Kristo wabambwe ku musaraba mu maso yawe, uranabuka ukabivamwo. Ese waramubonye cyangwa waramwumvishije? Wamukozeho, wamutestinzeho? Niko Petero yavuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya gusa kuko agira neza, nta yindi gahunda, nta yindi konsekansi, umwegere. Ndetse nkore kuvuga aravuga ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abantu, ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribe igiciro cyinshi. Tugire Imana yacu gutya. Amen, amen. Ariko abantu tuzadukenera kunezeza abandi, turamaranira gushimwa n'abantu, turamaranira kunezeza n'abantu. Umuntu batahaye ishimwe, ejo bundi umutima warambwe ngo ntukazumva ko bagushimira. Uzoza ukora ariko ntukazumva ishimwe. Iyo wumva ishimwe uza ushaka kumera kanabi. Ishimwe ni izajenike. Izajenike ni ka kantu ukoresha rimwe. Thank you. Reka kugaruka ngo ritekerezeho ritatu umusara ukabumva. Shimwe ikwiriye Yesu wenyine gusa, nuzu urivumerera. Amen, haleluya. Yesu niwe azashimira aya maraka amavumbero ngo agahita batiza amata. Naho umuntu w'imushimye yokora ibindi bitameze nk'iby'amashimwe kuko mugaya nyuma. Niba bagushimira uzovuga ngo yes hello, tambuke gusa. Cyangwa ufite nk'akantu kameze nk'akandi batakinisha, niba kubita ishimwe wo muri kubitura ibare rigende kuri Yesu, kuko ishimwe ni Yesu wo supportinga. Iyo bari guhaye rikaje mu mutwe uzusinda ugakurikiza ibindi bitari byiza. Tugire Imana yacu tuki. Hallelujah. Yesu namukunda. Ari mbabwiye ngo bunyine ko ndi mu murimo w'Imana nk'umuntu ugiye mu gisirikare, bazamugarura ku muhanda bakamugarura bikanga agacika agashaka tike gerate, barangiza bagahita kuri abantu bagiye mu gisirikare no muri kibaye bajamwe. Kera bamwe barabahambye mu mvu tibazi yuko bazaba. Harasabwa kugira ngo abantu batangaze Yesu, barapfuye ku miryango yabo, ariko ndabizi kuko Yesu tiyo kwemera kuko bagufata nk'intumbi, ahubwo niho azabigenza neza. Araje abigenze neza, araje abigenze neza we, araje abigenze neza. Tugire Imana yacu. Hallelujah. Mu gitondo nababwiye ngo twarashimye, nta munsi ndasohoka kuva maze amezi 10 muri Kenya, sindasohoka nk'umuntu ufite ikimwaro mu maso yawe. Bigatose nasohoka niyevye mu kiyo kimbaza Imana. Yesu ratunejeje, yaratunyuze uhereye ku kuguru ukageza ku gutwi, aratunyuze tuzatwumva tuguwe neza kandi narahije. Amen, amen. Zanumva ngo bagiye muri Amerika, niba Patrick yasi muri Amerika, ngo hari abantu ngo leta ya Amerika izifatagura ngo bakinisha abakecuru bakomeze ngo bishime. Hari abantu bafite amajob yo gukinisha abakecuru ngo bagire ngo twishime. Iyo Kristo wamurabutswe wamara ukamufata akagoma wawe, aza kohereza abantu baza mu rugo kubanezeza. Amen, amen. Aza bohereza mu rugo abantu baba bari mu cyumba, baba muri gikoni, baba muri salo, ukaba busy ntunamenye kuko hari activities zitagenda zimwe quotidienne. Hari abaza kwicara nk'uruhande rw'amakara, n'ubwo umufuko watemze cyo w'amakara. Yesu azaza akashira undi muntu usuzo kunezeza, mu gihe ataraza uzaza umva gusuguwe neza. Indirimbo ye ndikazave mu kanwa, niko azavuga ngo indirimbo ya tikazave mu kanwa. Dawudi yaravuze ngo umutima wanje uranezerewe usesekaye ibyiza, undaririmbira Uwiteka indirimbo. Yesu azakenera ngo tuzasinda ibindi, ngo tuzasindewe. Iwe azatuze n'umunamara kutuzamo, akatubamo mwinshi, akatubamo ubuzima bwinshi, ngo twamara tugasinda tukaririmba indirimbo. Iyo umuntu yasinze Yesu azaririmba zaburi y'amashimwe. Tugire Imana yacu.
semena amen. Pawulo abaza abagalatiya arababaza ngo ese mwabagalatiya b'abapfapfa mwe mwakunze WhatsApp kurusha Yesu, mwakunze sadaka Nairobi niyo mvuye, ariko naje rimwe naje ncitse, hari theology ndazi unacitse, ariko ntimukazavuge Nairobi Yesu karaba muke, hari n'abari mu gufungura amaparuwasi kugira ngo babone nani kuva mu zaro zananiranye, bamara kamari ku bitari batanu, hari urujuru koko kwataka uruta abantu, ariko sadaka irakunzwe cyane irakunzwe. Yesu ni furaha yangu, amejaa ndugu, anaweza kusikia kila mwenye akea. Hallelujah! Semeni amen. Ndabundi umutima warambuye ngo karirimbo ko mu mutima ngo kararuta CD abantu basohoye gusa kubwo gushaka ama views. Agakora siko umutima kamwe kazakakuzamo ukazamumva nkako nari nteye. Kararutwa n'indirimbo umuntu yagiye gusohora kugira ngo azashire kuri channel ye, n'abamara bazamurebera, n'abamara bazamuhemba bazungu. Uzuyire kumukritika ubera kumaguru sura ukuguru kwe guhenga wataresha, ariko naho nyine views ko ziraho ko zirahaza, ariko karirimbo karimo Yesu ko mu mutima. Semene haleluya. Kazakirukana abadayimoni, kamara kagahamagara ibikenewe byo mu muryango no mu itorero. Tugira Imana yacu. Haleluya. Yesu ni ikintu kigomba gushakishwa kandi ni kamara, ararengeye, araryoshe, atanga imbaraga, aza gukuya iyo umaze kumugira. Mu gitondo twavuze ngo ikintu cyonyine kizagituma Kristo ataba umutima wawe ni imbaraga za kamere, kandi kamere ni umwira w'umuntu utarakejijwe. Amen. Abakristo basigaye biyorohereza bagasa ngaho babagira ngo Yesu ngo ninka umuntu wohenda gusa ngo agahita aza agakora imirimo iwawe. Yesu akazi kiwe aza agakora ku muntu mwumva, umuntu wumva uko ashaka mu bushake bwa Yesu. Kera abasaza bakaza bagira nk'iyi problem bakavuga ngo abasore simbizi, nari sigangira uruhago abasore bari nyuma saba bacu babonye Yesu Kristo neza baramwumvishije cyangwa bamwumvanye abandi. Kuko Yesu imbaraga z'ubuzima bwacu, niwe bwiza bwacu, niwe kurabagirana kw'Imana, ni icyubahiro cyacu, nugukomera kwacu. Ubu gitona n'impamvu ngo accident muyoboke yagize, sinizera ko amasengesho yiwe nkaya gasa. Haleluya. Tubona ubu nyine haboneka akazi kaya kapange faranga neshi jewe dakazi amabwira agase kabwira n'ubushanga n'umushanga gira igituza kiri naje no gukora akazi benda kakita, ariko akazi gashobora gutuma tabasha kumva Kristo uko bikwiriye sinzagakora. Abarunamye barunamutse ku bwanje, zovuga Yesu wenyine nadashobora kugira ngo duhangane ambesho wanshoboza, sinzabona mumenye. Ariko Yesu bishoboka mbera mfasha nyigisho bishoboka
ngo yahuye n'umuzungu uriya ngira utuntu tubiri twawe nzagendera aramujana muri Amerika. Bishop baragana shike umuzungu aramukunda akaza kumutambagiza barabitubwiye ino mu ituru ya mbere wakamasha mu bwato bakaje gutambagira ngo aramubwira ngo tuzosubira muri Afrika zaguhereza ku farangisi ariko ngo yaragize isezerano yabwiye n'Imana ngo tuzoja muri Amerika tukazicara muri Amerika aryoherwa ariko ijwi ry'Imana amwongorera. Iri jambo rya kabiri yavuze mu gitara cyane no kwezi kwa gatatu cyo kumusezera kuya cyane cyo kumusezera kimwe cyari kiri hano aravuga ngo nyuma y'izi office zose ziba mu mujyi n'iza UN kuri no si yose wari yindi office guhemba abanyamafi numva ndasubira jewe bisho muguhembwa n'abanyamafi gusa naho abandi ahubwo gusangira vision imwe yo kuko zakora amastation zakora business nima kubera ko na Yesu azankundwa akazi antiza ubuzima mutarabona ngo Kefa's station muzayisanga imwe ku mupaka Busia indi muyisange Jinja gutya hakuno ya Nili yindi muyisange Kampala yindi Masaka yindi he mupaka mu Minembwe oya ye zahera to Minembwe bazaga kuko muzabona Kobire bagira ko ni Kobire kandi yo ni toto kandi mutarabona station za Kefa za mutarare kandi ivyo navyo bizava mu kunezeza Imana ejo semene haleluya. Jewe nagira amahirwe yo kubana n'umuryango wanjye maze imyaka 4 iyo maze iminsi myinshi tari kumwe n'umuryango nivyo mwe bitatu giye muri busoka nadamwongora muzimari ejo mu gitondo cejo agakobwa kanje kaza kampamagarira nza kumvira aka kantu kero nako kaza kanyobera semena haleluya none mpindurijwe ndava ngo mana wambabariye uko affection yanje n'umwana wambabariye nawe tukagira na affection imeze nk'iyanje na Amelia nzamumvira zahamagara ibintu byose ngumva no bidepose bwira Imana usemana none ko ndi umwana wawe wandijire kumva nkuko nza numva uyu mwana wanje tubwira Imana yacu gutya kandi birashoboka semena haleluya. Yesu yaravuze ngo se ko muri babi ariko muzamugirira abana banyu neza jewe isogo mwijuru nzabura nte kuguhana n'ibindi byose tugirire data haleluya amen haleluya. Bana tugiye kuza kurangiza kugira ngo tutange umwanya abaririmbyi n'abasura basimbira Imana tugomba kwimika Kristo akaba mu buzima bwacu. Nasanze Kristo n'ubuzima tubaho iyo wamaze kwemera Kristo akaba muri wowe. Ariko tubibuzwa n'iki amapatiri tubibuzwa n'iki umuntu ufite Kristo washimwa n'umuryango washimwa na societe reka sindu ndibusoka bene into itarabishobora ariko bamuku ukuntu wabona ngaho ufite Yesu wabona sana utandukanye n'umuhungu usa nk'ufite nk'icupa simba nguryohera mu maso umuhungu ufite nk'icupa none twakabije muri Yesu semena amen twakabije muri Yesu twamusingira Yesu abantu benshi bamumenye kakwa kundi bavuze ngo heri umoyo abakene ngo hayigwa abakene none abantu bari bazi kukusha kuri Yesu niko bibazo ngwino usange ngwara ngwino kotiri cista kugitugu ngwino kugira inkimwe ngwino kugira inzu yayiva ngwino uwo niwe Yesu abantu bari bazi muhungu wananiwe amasomo ukanirwa n'igisirikare genda uje mu mikeke kwiga theology cyangwa uje muri Kenya kwiga theology no nguwo Yesu
rwaho twamushize maze kuja ku ishuri nasanze nje ntabwo ndi umuyeroka ntabwo ndi umunyabwenge we n'abandi urabizi kuko haba imiryango imwe igira ubwenge igitangaza umuryango wa Patrick ndabazi cyane kwa Stratier tibaganye ubwenge ni wacu oya muramureka tuvuga amakuru komeza twebwe mwacu ariko nimba ari mwacu nimba ari wacu turabagwa neza kimuzumva dutukanye je natukanye kabiri hari umuntu nagambiriye bira ndamuconganisha n'undi Kamembe undi nawe ni hano kabiri ariko nanone ejo bundi nano umutima wambwe ngo yoba haba umutima haba ibitaro bizabibaga umutima wavuze nabi kazahabaga akahata kuko buri gihe cyose nza nibuswa n'akantu nakoze ikamembe ngaconga n'umuntu akaja kugaye uwundi n'ikindi kimwe nakoze hano nagambiriye kitari cyiza nza ncihana ariko nanone kambere gishaka ngashaka indi cya Paulo bikasubiza ngo ubuntu burahagije semen amen ariko icyo narivuze hakagombye kuba hari abantu biga ijambo ry'Imana bamara bakazigarurira benshi umurimo w'Imana ukabaho wemye ugahagarara ukabaho abantu bakaza baja mu Mana nk'uko umuntu wakanagira mu kidendezi kumva yarusha ubu ngubu turashaka Imana idukwiriye niba twumva dukeneye Imana wayigeramo kumva uratose kabisa iraguhagije irakuremerereye wari wumva umuntu wanyagiwe akaba agafura azara akananirwa kugenda yewe uramuntu yanyagiwe n'umukomereza hagomba kuba abantu bigisha Yesu yamara akaza turemerera akazagaragara tukaremererwa ibindi byose tukagenda kuki ariko twe kumufata nka kadeseri Yesu ubu ngoma nka kadeseri nabwiye abantu ndababwira ngo niba tubona hano semen amen bakonegiteri bari kuvuga ngo abakobwa ngo n'abandi basubira inyuma ngo abasore bashoboye ngo baze kuzina ndimuke ko n'abasore ari imbaraga z'umubiri ziri mu kubakoresha imbaraga zidafata abakobwa n'abahungu zamara zigafata abahungu bonyine ni nka bwabo ushamuka ni bwa bugenge butuma umuhungu akama umukobwa ntamenye gukama hari igihe bizarangira ariko imbaraga z'Imana iyo zaje umukobwa azahinduka umusore w'imyaka 15 16 yarangiza agahamagara ubwiza bwayo musumona ni masenga hano hataraba muri nozo inzu zamabwira abana ngo inzu zabiyanje umuntu wubatse muri kibanza amasengesho nagisengeyemo ndamucumbikije gusa nari negura kuko amasengesho nasengeye ahantu imyaka igera kuri 5 nashaka zakeneye ifaranga zine gutara kwa amafaranga aho amasengesho yanje sinomureka uwo munsi nari ntaramye saa 6 z'ijoro semene haleluya numva ijwi rirambwira ngo Kefa wa data we Imana nizinyita Kefa ni nayo yarinyiza yambwira ngo abakobwa batatu baba mu mikarati bazi gusenga Imana ngo iyo baraye mu nzu bugaca mu gitondo akaramungu ngo bamara bakavuga ngo mbere yuko dukuri ngo cyangwa twikorera inka ngo bagahamagara Imana ngo zambumva kuruta ukuntu no kumva abagabo bicaye muri parere Imana hakurya ndahe ariko Imana yacu abakobwa batatu umwe wambaye igikweto kitasa n'ikindi kubera bazize tumukerera akamufata icyabandi niciwe bakirukanga bakaja gusenya cyangwa gutoragura barangiza mbere gutoragura ba mama baragira ubujutse barangiza bakavuga ngo yememe mureke tubaze turi gutaha tubaze turirimbe gatoya semen amen Imana izibumva kuruta abagabo bicaye muri parlement bafite twa microphone ko twa microphone twiza yeye gufata ijambo azagira nguko monsieur collègue ya semen haleluya Yesu araryoshe kandi yabivuze neza Petero abantu ni babuye rizima ryanzwe n'abantu ngo ariko ku Mana ryaratoranijwe ngo ribe igiciro
amen amen. Janumva niba ari komanteri, niba ari bibiri sinumva. Ariko muri tageti bakagitorero rya Salomo siko sereta ngo bazanye ikibuye kimwe ngo kiburaho kija ngo bagipanga ngo bamagifata Imana n'umusazi wari waruhijwe n'iki kibuye kirafatwa mu biti cyahagarara bagihabu bakurusengero ngo bashika basanga imfuruka baburitse bashira ngo baragenda baravuga ngo ni mugenda muri kuzana cya kibuye ngo bakizane ngo bamagitibura neza mahwane abari bamugaye we kibuye urakiza niki nenda kiza kubera ko Imana yari yabimbwiye ariko kubera ko abantu kutumvira Imana bamacyaraza umusozi bubaka koridoro zibiri babihura wapi ibindi bintu abantu bo bikora ariko Imana nizihuza muri koridoro ni Imana iziyakora kandi kakomeza ngo bazane ryabuye ryamariba mahwane Petero banguye bajyanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ibigi igiciro cyinshi ni Yesu Kristo. Haleluya. Ejo bundi kuri Noheli mutima warambwiye ngo ariko narahebye nimukaza mugaye bagaturika umuntu yamaze kumva uburyohe bwa Yesu umuntu yaramusamariya nukuri Maria n'umuvyeyi arakabaho Maria Maria umebarikiwa na Mungu. Aga Maria sizamubwira kuri podium yanyu mora kundenga abaporo batengana cyane ariko nizandenguka zaza kugira ngo ndakura mu kimuvyeyi Maria ico wakoze igitangaza cyahebuje abantu bose. Ese abantu kugira ngo dushimire aba Patrick bari mu Buraya yanyohereje amezi 3 Maria wabonye kuko Yesu Yesu wenzaho yanguye we natangaye Yesu bamuku nagiye Burundi papa gurishinga namangenda mba kiderenga ndanirwa gatorero ngo baje gushaka amanota yanje ngo muri kezi purusa ndazeka waje kuba muri pendane babura amanota kandi ngaja mwikonje mu mikarati namara papa kamwe ngo se ngo ibintu biragenda neza kamubwira ngo nukuri nose kugenda tunzi kandi ari nyine nkiyakiri sinoba batanu naje no bamu batanu kamanuka ndamubwira ngo muze takudisikita tunzi abanga umwana wanjye ndakwizera yabasakana muri shindi ya kabiri namasubira kuri kwishuri ngo arangize nayo ndayihomje kandi nari ntaragira ikizungu yuko noja muri hotel ngo ndagiye ibintu muri hotel nakada muri restaurant imwaro hasi mu gasantere kagura umuceri ngashira mu mavoka narangize kagura inanasi yose kwingana inanasi kwingana ikange kagura urimo rukora karemererwa ariko nari maze guharabika tagifite igaruriro ariko Yesu samu agarura agaciro namukunda Yesu nari nsigaye ngena na complex abantu baseka kabone ko nje basetse abantu batatu baba bari sinari ngihagera nakabone ko nje bababwira kandi Satani aza kwanyisha ivutu nari ngira ikibazo kuko nza mbasanga mu ibisanzwe ariko n'ubuhamya no kubitira Satani nari nzi yuko nari ngira umusatsi wo mujisho ukazutibuka ngaha kandi nari nzi kuko byanga byakunda uzaza guhura n'ingohe namara nkaba mubi noneho semene haleluya nazambona abantu aha mu mutwe wanje habamo nk'ingovu ariko nabo nkabona nk'ahari zo baye baseka ariko umunsi Yesu yanjemo sinza nibuka kungira ingovu nije na president w'u Rwanda tugira uruhanga abandi none wo Yesu nareka kumuririmba zareka kumuririmba zamutangira amashimwe nijoro no mu rukerera zakererwa kuza mu kazi kanje
kugira ngo mvuge Yesu. Arambagije nubwo amagambo y'abantu bovuga, ariko Yesu nza numva nyuze. Azamba amahoro nkaryama narangiza kisansura nkizigura kaza kuhanisha muri ya verse ya Dawudi yavuze ngo nzaryama niziguye ntekanye mfite umutuzo kuko ari ujumba kuba amahoro, ngo niwe buhungiro bwanje, ngo nzatinya iki ndi kumwe nawe. Semena haleluya. Ibyo abantu batinya bazaba bimbwira, ariko njewe mfite ihumure rya Yesu Kristo. Yesu yantejije ingwebo iba muri semena haleluya. Bawusokagira amaterime menshi muzamwihangana. Yesu yantejije ingwebo iba muri Zaburi 91 ivuga ngo bamubwisho bw'isumo zose azamuga icucu cishoro zose. Ndabwira Uwiteka nti uruhungiro bwanje, ingabo igihumbi zizagwa iruhande rwa, ariko iteye ubwoba cyane ejo ntakiza gutwa. Iyo ni ingwebo yanje imaze gutukura, igihe nayitaye Satani adashaka kunshobora. Sinababwiye umunsi umwe nkiba hepfo nabaye ngutekereza nabaye nguse nyine ko abantu bazabavuga ngo nabaye akaregerege uko nyine sivyo. None ngo ntangire gutekereza abajura babaza bibigufuri basubirayo. Ngo bucage mbwira mudamu wewe, none ngwino urebe uko uyu muntu mu bwenge muri filosofi yatubwiye ngo twitegure njoro turaha baratwiba, ariko ngira papa usofa. Semena amen. Nama mbona nyandikiye message record w'Imana yambwiye ngo ngusomere Zaburi ya 91 ngo nisome. Nama mamagara umudamu ngo Elizabeth we twari twataye ingwema, twari twayitaye ibyishingikirizo byacu twari twabitaye. Wira tuwe nk'abasoma Zaburi ya 91 bamubwisho bw'isubo zose azamuga icucishiro zose, abanzi bose barahunga ubu turadamaraye. Yo ni siroga yacu. Yesu atubereye imbaraga iwacu. Nabwiye abantu ngo sinasengera abadayimoni. Semena amen. Sindicara ngo dusenge Imana ngo turinde abadayimoni. Oya, amarido yiwanje niyo haye service yo gusengera abadayimoni. Narabwiye ngo mwamarido mwe abadayimoni binjira mbaca ngabatwika nkagura yandi. Hallelujah. Turarinzwe turi ku mugongo w'Imana. Semena amen. Amarido kwa kunda kayagaza kubita gutya abari muri operation turi kwase. Tumepewa kitoto ki porini. Nandika munsi nabwo ngo sewe ndi womenye umuntu ntarababarira umunyibutse nimara mubabarire nawe nicare ndi nemye ndi sensation mu bya Yesu. Umwe yamanyandikira ngo runaka ndamubwira ngo nukuri kw'Imana ashize amahinga 3 twari itengeneje nawe. Umugabo wari wambeshe ngo wari wambwiye yamicare mu kabari ngo namubwiye ngo runaka bazarushaka kungendaho i Nairobi nacisiga iyo abantu baracigisirikana nacite manje kwisharije ino mu ngambi za Nakivara. Abantu b'i Nairobi bataye kumbeshera. Yazambeshera ngo nicego ngo namubwiye ngo runaka njewe kuva mbayeho. Ese imyaka 12 twabanye hano hari amagambo mwanya bagendize. None koje kumbeshera gute? Ushagura ngo nte Yesu. Sizo muta habe n'ubwo abantu bose bazaye mu Sudan. Abandi bakaja Equateur. Abandi aje Rumbashi. Zamufata. Abiti chamariye. Azankemurira ibibazo byaje. Yeme Yesu ni urufatiro rw'itorero. Itorero rudafite Yesu Kristo ni ikibina gaca kindi cyane wacu. Itorero rudafite Yesu Kristo ni ikibina, kandi ikibina buri abantu bareka kutumvikana byanga byakunda abantu ku murongo bibaza bareka kumvikana cyane cyo kimwe abasetana ndiboreka kumvikana kuri yewe Maria umebarikiwa na Mwana. Narahebye Maria yarakowe. Semena amen. Iki gihe abantu bari mubwira ibyifuza abagore bakaza gusengera bakwe ariko Maria ariko narahebye Yesu azagereza
igezanye, ariko nanone igeze muri bo atagusigira agaciro. Mariya yari yarakowe Yosefu ngo yaragenzuye ashaka umukobwa w'umukiranutsi utagira habe n'akantu na kamwe muri kariti, aramutora. Ngo mutore marayika Gaburiyeli amubutora nawe aramubwira ngo ugiye gutwita gute? Kandi naramureba ikiganiro cyane ubwo nyine batubwiye ngo iyo bagira ngo muzandike yo komandere waye no kuntunyicira ubukwe, wa mugabo we tunyicira ubukwe, ngiye gutwita Yosefu ambenge tunyicira ubukwe. Mariya amahoro, ewe banze reke amahoro tunyicira ubukwe, tunyicira ubukwe. Semene haleluya. Ariko batangiye kuganira aramubwira ngo sibyo bizashoboka gute? Aravanga umuka w'Imana azakuza, azakubundikira, uzatwita umwana w'umuhungu, uzamwite ngo Emmanuel, Imana yakumwanasa. Ngo arangize Yosefu ngo mbore uko wabo kera atangiye kugenda ukundi, yewe bite ndatwite, aho ndatwite. Ngo abone kuko Yosefu atangiye kugubwa nabi, ahita amusanga aramubwira ngo fiance wawe atwite inda y'umwuka, tiyakubaganye, nta muhungu nta bagabo, none wirinde kandi mube hafi, bazabyara umwana muzamwite Yesu. Ni zawadi toka kwa Mungu Mesia. Rero muri mutima warambuye kuri Noel Streta urambwira ngo ese ko Mariya yemeye gutwita Yesu afite n'ubukwe, ngo ese ko mwebwe muri mukumwanga ngo niwe akazi ngo kadapfa. Abantu bari guhamagarwa ngo yaye no kuri kw'Imana ngo ibi bintu uzayisuguza bikenesha, yewe nimureke mutwita. Na Mariya yaremeye kandi akowe yarafite ubukwe, ngo yaye no kuri ngo ibintu by'umurimo w'Imana ngo ni kando ngo mugende ngo kwa Sadoki ngo niyo, yewe gwino batige na Sadoki ngo yaye no kuri gusa tuzomujya. Mariya semene amen. Isi yose iziririmba ko Mariya ari uwera. Yesu na marayika Gaburiyeli nabaza, kandi marayika Gaburiyeli ntahatandukanye n'ijwi ryo mu mutima. Ijwi riri kubwira ngo wakire Yesu Kristo, umwemerere, mukorane, aza bigenza neza. Nawe ngo tubanga twe kwa araja bigenze neza we, araja bigenze neza, araja bigenze, araja bigenze neza we, araja bigenze neza, araja bigenze neza, araja bigenze. Rosa moi Gerardine arimze ngo mureke ndirimbire umukunzi wanje indirimbo nziza ivugo iranezeza, ivugo yituje iranezeza, n'umwami mwiza Yesu n'umwami abaza musangangwa. Semena amen. Yeme ikanisa dafite Yesu Kristo ni nk'umuntu w'umucuruzi udafite kapito.
nta kapito ugiye mu mujyi ndacuruza yewe duhezega kubyo baguhaye inyungu nothing ntagiye itorero ritari mfite Kristo. Yesu Kristo ni moteri umurimo wa Yesu Kristo ni moteri umurimo w'Imana. Bene data rubyiruko, nta yindi 6 nasanze ko kuba ufite Yesu wamara bose ukagira n'ubumenyi bwo gushaka icyayi ka cyayi ukamenya abakristo bazabambara nabi muzamwambara neza kugira ngo umurimo w'Imana udaseba. Jewe gakuri sadaka zivuga butumwa seretanda papa maki tizikimbaza Yesu ni usigaye nyihembera wenyine. Sinovuga ngo nukuri narahevye Yesu ariko yeme Yesu yaramwe ngo tukazutegereza mu giseke ndabwihari lendi mardi uzozutegereza zaza kwihembera ariko Yesu yarandanga wakopeje Yesu zakugurira soda. Wavuze ngo Yesu ngo azahemba abanyamavi Yesu tugiye kuja gusirimba narangije semena amen. Akintu cishiga ngo ndaje muri byinshi ndi hano gusitangaza nuko ndi muri busoko kwezi kumwe ndi muri busoko bena yayindi tumuka kose kuko nabonye sinobasha kuja mu bayumbe n'abantu babiyubashe bazabahagarara tibazinduka cyane ndi busoka bena yayindi izitumuka akose zitumura gakunguko wongaya abandi reka kungaya zangaye maze nyine kwifata nko myaka 53 niho ndatangira gukora ibintu naho ubundi ndibusoka kandi Yesu yanguye neza. Yesu yanguye neza, yanyambuye igisuzuguriro, yanyambuye ikimwaro. Ubu ndahagarara nkumva ndemye ndagororose nasinzira singira stress nyirizo ndiyo ngomangira Yesu nzabwira Yesu reba umuntu wakomanga ngo ni landlord ningira inzu aho none se mwararanje narindi mu gitarami wawe none Yesu fatigue Yesu we debera uwo keyateka ariko zamwitabiriye komba mbona oya reka mande ndebwisirima muri Foursquare reba nyiri inzu Ay, bamugowe maze imyaka 4 sindaje mu bitaro, mudamu ndaraje mu bitaro, umwana ndaraje mu bitaro. Tugira ubuzima bwiza Imana izayituneza. Sindashima jewe Imana yangiriye neza. Hari umunsi nagiye kuja kwivuza cyagiye mvunitse bisho urasibuka cyagiye nagiye kubumbu ndavunika ndaga kunyura muri radio nafite mituweli cyanguko ngo shike nama baramwe nje kunyura muri radio nama mfata mituweli neza no kuri radio iyo ngiyo ngo shike reko manga niki nari kucisha ngo mare ibipapuro biri hehe wanyuze he fotokope mituweli nibiki simbizi wa musa ngo ti none bazonyura kubize namubwira ngo kuva mbayeho nibi bitaro nje uzambere arambira ngo umunyamugisha sino gutukura umuswa umunyamugisha adusubiriri iyo fotokope mituweli ugire gute numara uze hano hari n'umurongo banza witonda ariko Yesu yakomeje kungirira neza azanezeza imvugo yiwe ijinezeza bene data umuntu wumva yuko atakorana na Yesu kubw'inyungu ze ubanza uzishira n'ukuri Yesu ndazemera kuko wamwara niba utaja mu murima w'Imana ngo witsa amaguru yombi ukore kugeza igihe Imana igushimira ugatinya hejuru y'ubuzima ugitekerezaho ntacyo wakwiyungura ahubwo irohe mu maboko y'Imana. Bereka Dawudi wavuze ngo sinokwishwa na mugiga sinokwishwa n'abanzi banje ahubwo ndaje nkugwemo none se wogwa muri Yesu azaya mutangira igitaramo kene yoza mu
ntiwoja kumugeramwo utaravuga kuri ruka uzugira gahunda yo kuja kugwa muri Yesu ukamugenda bora kumwegera kuzumva nyine ngi nawe kazavuga kera mukamugira igitaramo yeme nimwakire Yesu harvest nimwakire Yesu utari uw'amagambo nimwakire Yesu utari uw'amagambo nk'uko kwa Amerika amaze kuyimenya yose ariko kandi nizi mu kanwa no bitekerezo ariko nimwakire Amerika mwagezemo nimwakire Yesu muzi wabakoreye nabwiye abantu ngo ndimo mubeshera Yesu akantu nikaza ngo wamuvuga ngo kugira ngo atakugaya ngo kunyuze mu ijisho ngo ni Yesu kandi ukazabona nyine uragowe Yesu nimba atagufashije uzomubwira ngo Yesu koma ko tutakibonana nawe face by face kamuhiya azaza mu gatarama shiramo igisirimba da Ikombe TV.